Abanyarwanda benshi ntibagira amatsiko yo gusura ahantu nyaburanga, nyamara u Rwanda ni igihugu cy'ubwiza, binakurura ba mukerarugendo baza barugana. U Rwanda rutatswe n'ibyiza birimo amashyamba, pariki, inzuzi n'ibiyaga, ingoro n'ibindi. Reka turebere hamwe ahantu nyaburanga ukwiye gusura muri uru Rwanda, ukirebera ibyiza ariko kandi ukiga n'amateka. Kora subscribe niba utarabikoze, maze ibiganiro bijye bikugeraho ku gihe. Genda Rwizihirangabo, bahaye ikaze. Ku mwanya wa mbere turahasanga ingoro y'amateka y'abami ahazwi nk'i Nyanza mu Rukari. Niba ushaka kumenya amateka y'abami uko bari babayeho, kureba inzu z'ibwami n'ibikoresho gakondo byo hambere, wasura i Nyanza mu Rukari. Uhasanga inyambo n'abatahira bazo bakakubwira amateka, ukamenya ukanyurwa. Wasura kandi n'ishami ryaho riherereye Huye, ingoro y'amateka ya Huye. Naho uhasanga ibikoresho byinshi byo hambere bibumbatiye umuco n'amateka, ubugeni, imitako ndetse n'ibindi. Ku mwanya wa kabiri turasanga pariki y'Ibirunga. Ukivuga pariki y'Ibirunga, abenshi bumva ingagi. Abakerarugendo bava amahanga yose baje kureba ibyo byiza ndetse n'ibinyabuzima bisigaye hake ku isi. Uwurinda wo kutahasura, bitekerezaho kabiri. Iyi pariki irangwa n'imisozi miremire nka Karisimbi na Muhabura. Harimo kandi ibiyaga n'imigezi biteye amabengeza. Usuye ingagi abona ibyiza birimo imibereho yazo, akiga uko azitwaraho nazo zigasabana nawe. Ku mwanya wa gatatu turasanga ikiyaga cya Kivu. Ntabwo bisa kuruhukira ku kiyaga cya Kivu. Ikiyaga cya Kivu giherereye mu ntara y'Uburengerazuba, gihuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo. Uhasanga umucanga mwiza wo kuruhukiraho, amazi ku bakunda koga ndetse n'amahoteli meza yakira ba mukerarugendo. Amahumbezi utasanga ahandi, uhasuye ntiyifuza gutaha. Njye narahasuye, nawe uzahasure. Ku mwanya wa kane turasanga pariki y'Akagera. Ni imwe muri pariki zisurwa cyane mu Rwanda, iherereye mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Pariki y'Akagera igizwe n'inyamaswa z'ubwoko bwinshi, zirimo inzovu, twiga, impara n'imparage mu mukenke mwiza, imisambi, inyamaswa z'inkazi nk'intare, ingwe, isatura, imbogo n'izindi. Buri wese yakwifuza kuhasura. Ku mwanya wa gatanu turasanga pariki ya Nyungwe. Ishyamba rinini cyane rihuza intara y'Amajyepfo n'Uburengerazuba, rigizwe n'urusobe rw'ibinyabuzima ndetse n'ibimera by'ubwoko bwinshi utasanga ahandi. Muri iyi pariki hubatswe ikiraro cyiza cyane mu bushorishori kizwi nka Canopy Walkway, kiri mu bikurura ba mukerarugendo benshi mu Rwanda. Iri shyamba kandi rikikijwe n'icyayi abantu benshi bakunda kureba iyo baryerekezamo. Uhasanga kandi inyoni z'ubwoko bwinshi, utunyabuzima dukurura abantu ndetse kandi tubashimisha. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga mu Bigogwe, ahazwi nko kwa Ngabo. Aha ni hamwe mu hakura ba mukerarugendo cyane kandi hakundwa n'Abanyarwanda. Mu Bigogwe, kwa Ngabo, mu Nka, ku ibere rya Bigogwe, ayo ni amazina yose bahita. Njye ndahita kwa Ngabo. Uhasuye ashyikirana n'inka bakaganira ndetse bakavuza urugwiro. Harangwa n'urwenya rwinshi, imyidagaduro irimo gukirana, gusimbuka ndetse n'ibindi. Mu myambaro myiza yabugenewe
inkoni y'abashumba, neza neza ukihagera nawe umushumba w'inka, maze ukaziragira ukazikama ukinywera amata. Umuhanzi yararirimbye ngo inka ni iy'urukundo, ngo iy'urwangano ntayo ndahabakumbusha. Maze kandi nusura aho hose ntuzibagirwe gusura Kigali, umurwa w'u Rwanda. Hari abatuye Kigali ariko batajya bayitembera, burya nayo ifite ibyiza byo gusura, birimo ibishanga, ibyanya, imiturirwa ndetse n'ibindi. Ifite amateka kuko burya niyo soko y'u Rwanda. Umuririmbyi ati Kigali uteye neza kandi utatse ubwiza. Dusure u Rwanda, tumenye ibyiza, tumenye amateka. Bene Imana, bene u Rwanda, ndabashimiye.